Bigenda bite kugira ngo ubashe kubona amafaranga wakwinjiza kuri YouTube? Twafatiye urugero kuri Bamenya. Mvuze ko ari umwe mu batumye sinema nyarwanda yindirirwa izina ntago naba mbeshye. Benimana Ramadan cyangwa se Bamenya nk'uko mubizi cyangwa se bamwe muri mwe mumuzi. Amazina ye nyakuri yitwa Benimana Ramadan. Ni umwe mu bahinduriye izina sinema nyarwanda hano mu Rwanda. Ni umugabo ufite amateka akomeye cyane dore ko yubatse ibigwi ntagereranywa hano mu Rwanda undi muntu wese ukina filime cyangwa se wigeze ukina filime hano mu Rwanda atarageraho. Season ya Bamenya bidasubirwaho ni season ya mbere yinjiza amafaranga menshi kuri YouTube hano mu Rwanda. Iyi filime ya Bamenya cyangwa se Bamenya series yatangiye mu mwaka wa 2019 mu mpera zawo, aho ari season yatangijwe n'abantu batatu, Bamenya na Kanimba ndetse na Soreye. Nyuma yaho gato haza kwiyongeramo undi muntu witwa Ketchup. Nyuma y'ibyo rero by'abantu batimvishaga cyangwa bakekaga iyo yaje kuba ariyo filime hano mu Rwanda mu mwaka wa 2024 iza kuba iyobora urutonde rw'andi mafilime yose abera hano mu Rwanda cyangwa se akinirwa hano mu Rwanda yinjiza amafaranga menshi kuri YouTube kurusha izindi zose. Ushobora kwibaza ngo bigenda bite kugira ngo tumenye amafaranga Bamenya yinjiza cyangwa se hari ama top 10 mwagiye mwumva cyangwa se amakuru yandi mwagiye mwumva ku ruhande ababeshya cyangwa se ntimukashidikanyaho. Ndabyumva neza cyane nawe rwose uribajije ati se nakwizera gute wowe ko ibyo ugiye kumbwira ari byo cyangwa se bitandukaniye n'ibyo abandi baba barambwiye cyangwa naba narumvishe. Ugiye gusobanukirwa neza. Uhawe ikaze kuri MX Empire. Urasabwa gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Uhawe ikaze. Benimana Ramadan cyangwa se Bamenya. Benimana Ramadan cyangwa se Bamenya yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 1992. Avukira mu Rwanda ndetse ababyeyi be bose ni Abanyarwanda. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mafaranga yinjiza ndetse tugiye kubabwira amwe mu makuru y'ibanga cyangwa se uburyo kinyine bigenda kugira ngo tubashe kumenya ayo mafaranga. Nibyo koko ntago atubwira ngo ninjije amafaranga kuri YouTube cyangwa se atwereke amafaranga yinjije cyangwa message bamuhaye, ariko twebwe dukoresha ibintu YouTube igenderaho ikubarira amafaranga cyangwa se ibintu YouTube igenderaho nyine ibara amafaranga igomba kuguhereza ku kwezi. Ni ukuvuga ngo ari ibintu bine by'ingenzi cyangwa se bishobora kubirenga bine by'ingenzi YouTube ibara. Icyambere, igihe cyose wauploadinze igihangano cyawe, indirimbo se cyangwa filime wikoreye muri mudasobwa yawe cyangwa se wakoresheje kamera yawe utagikuye ahandi hantu cyangwa se ukoreshamo ibindi bintu by'abandi, icyo gihe icyo gihangano cyawe igihe cyose kiba kizagererwa ku gihe cyo guhembwa cyangwa se channel yawe igihe cyose yabihembwa, ukimara kwa uploading icyo gihangano cyawe guhera ku muntu wa mbere ukirebye kugeza igihe kitazwi cyangwa se kugeza igihe runaka kizarangirira kurebwa, buri ko umuntu arebye igihangano cyawe aba kwinjirije amafaranga. Bamenya ni umwe mu Banyarwanda binjiza amafaranga menshi kuri YouTube kurusha abandi bose, by'umwihariko iyo tugiye muri filime cyangwa se muri sinema muri rusange. Ngiye kugusobanurira ukuntu bigenda cyangwa se ukuntu amafaranga ya Bamenya yinjira. Ashobora kwinjiza hagati ya 4.5 miliyoni na 5 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo ni ibihumbi hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 4,800 by'amadolari ya Amerika. Bigenda bite rero kugira ngo cyangwa se uburyo twabikozemo kugira ngo tubashe kumenya amafaranga ya nyayo Benimana Ramadan cyangwa se Bamenya ashobora kuba yinjiza kuri YouTube. Kugeza ubu Benimana Ramadan cyangwa se Bamenya afite video 302 kuri channel yiwe kuva yatangira gukora. Izo ni video cyangwa se nama episode kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri episode bagezeho y'ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo ukuntu bigenda cyangwa se ukuntu bahembwa, niba yaploadinze video ifite iminota hagati ya 30 cyangwa se 35, uhawe ikaze kuri MX Empire. Usabwa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ukomeze ubane natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uhawe ikaze. Dore uko bigenda kugira ngo YouTube iguhembe. Dore uko ngusobanurira cyangwa se nkubwira umubare w'amafaranga Bamenya yinjiza cyangwa se n'uburyo bigenda kugira ngo ayinjize. Kambanze ngusobanurire ukuntu bigenda cyangwa se intambwe ya mbere bisabwa kugira ngo ube wabasha nawe kujya muri liste cyangwa se nawe ibyo yakoze mbere yuko yinjiza amafaranga tugiye kuvugaho. Ugomba kuba ufite email cyangwa se ukayifungura. Mail yawe ukayifungura ukajya kuri YouTube ugakora sign in cyangwa se ahantu handitse kwinjira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ugakiriya channel cyangwa se ugahanga cyangwa se
ugafungura nyine channel yawe izajya icaho ibihangano byawe. Ibyo ntabwo bigushyira kuri liste y'abantu bemerewe kuzinjiza amafaranga kuri YouTube. Hari ibindi bisabwa. Ugomba kuzuza abasubscribers 1000 ndetse ukuzuza n'amasaha 4000 mu gihe kitarengeje umwaka. Iyo bashyizeho mu gihe kitarengeje umwaka ni ukuvuga ngo urasabwa nyine kwinjiza cyangwa se kuzuza amasaha 4000 mbere y'umwaka. Iyo umwaka urenze abasubscribers winjije cyangwa se umuntu wese wakoze subscribe kuri channel yawe agumaho, ariko ya masaha nyine avaho. Niyo mpamvu akubwira ngo ugomba kuzuza amasaha 4000 n'abasubscribers 1000 mbere y'iminsi 365. Ibyo bibyujuje hari indi step ikurikiraho yitwa apply monetization, cyangwa se bemererwa ko waba umunyamuryango wa YouTube nyine wemewe cyangwa se winjiza amafaranga. Hari indi step nabyo bita bijyaho. Iyo wemerewe kuba umunyamuryango ari ikindi kintu cyitwa AdSense account. AdSense account ni konti bizajya inyuzwaho cyangwa se ibarirwaho amafaranga yinjiye kuri channel yawe. Iyo konti ishobora gukoreshwa kuri channel irenze imwe. Niba iriho amakuru yose ajyanye na channel yawe, amafaranga winjije, uko wabikuje, ndetse ikintu cyose cyabaye mu bintu bijyanye n'amafaranga kiba kiri ku iyo konti yawe, yitwa AdSense account. Iyi konti ihuzwa na channel yawe igihe wamaze kuba monetize. Noneho kuva umunsi wa mbere ukiba monetize, buri mafaranga yinjiye cyangwa se buri dolari ryavuye muri views jya kuri ya account. AdSense account yawe ibikwereka amakuru mashya nyine ya buri munsi, kwereka amafaranga yinjiye. Mbega niho hantu ha kabiri cyangwa se niho hantu hahita himukira amakuru yawe ajyanye n'ibintu by'amafaranga yinjira kuri channel yawe. Iyo AdSense account ishobora gukoresha kuri channel irenze imwe. Iyo umaze kuba monetize wemerewe kuba umunyamuryango wa YouTube winjiza amafaranga, ugomba gufungura AdSense account. Igomba kuba irimo irangamuntu yawe cyangwa se passport, igomba kuba irimo TIN number, ndetse igomba kuba irimo n'igihugu cyawe na nimero yawe ya telefone na email. Ibyo ni ibintu waprayinga nyine, ni indi steps ubugezeho waprayinga ubisaba. Uzuza form ukayisubmitinga, nyuma y'igihe runaka ariko mu minsi itarengeje ukwezi bakohereza PIN yawe ku iposta. Ndagira ngo nkubwire ko PIN bakoresha babikuza ba Irene na Philipita ndetse n'abandi, ntago ari password wowe ubwawe wishyiriraho ngo nzajya nshyiramo PIN yanjye nyine nishakiye. Iriya password ukoresha ubikuza amafaranga yawe kuri AdSense account cyangwa se amafaranga yava kuri YouTube uyihabwa na YouTube iyo ubwayo. Uraprayinga ibisabwa, gushyiraho address yawe n'imyirondoro. Iyo wemerewe cyangwa se iyo wamaze kuba umunyamuryango wa YouTube waprayinga mu gihe kingana n'ukwezi, iminsi itarengeje 28. Iyo password yawe yoherezwa ku iposta iturutse kuri YouTube. Bitewe n'igihugu urimo uba warashyizeho address yawe nyine n'agacwereremo byose. PIN yawe yoherezwa mu gihugu ku iposta ku rwego rukuru rw'igihugu, rukayohereza mu utwo duce nyine uba waratanzemo cyangwa se address waratanze, ukajya gufata PIN yawe ifunze neza ku buryo we muntu wenyine ubasha kuyibona. Icyo gihe iyo PIN ubuhawe niyo ukoresha igihe cyose nyine, niyo ukoresha ubikuza. Katugaruke gatoya kuri Benman Ramadan cyangwa se Bamenya series. No kuvuga ngo ino filime y'Abamenya cyangwa se ino filime y'uruhererekane yitwa Bamenya series, kugeza ubu amaze gusohora episode 302. Izo episode tugiye kuzishyiriraho icyita rusange cyangwa se tugiye kuzishyiriraho umubare wenda uri hagati na hagati wa views zibona. No kuvuga ngo buri episode yagiye asohora yagiye igira views ukwayo. Hari izifite 2,000,000, hari izifite 3,000,000, hari izifite 700,800 kumanuka kugeza ku 200,000. Icyita rusange tugiye gufata episode imwe tuyigenere 350 views, cyane ko 90% n'ubundi bya episode ziwe cyangwa se bya video ya uploadinze zigiye zifite hejuru y'320 views. No kuvuga ngo ukuntu bigenda, niba wenda Bamenya ubu ngubu amaze gusohora video zirenga 302, tugiye gukarikira tubona amafaranga ashobora kuba yinjiza ku kwezi. Ibi ni ibintu byizewe kandi byanyabyo, kuko nawe nuba monetize cyangwa se niba ufite channel yawe kuri YouTube, ibyo bintu wabibona. Wenda ntago mwahuza neza amafaranga winjiza cyangwa se nawe ngo muhuze neza uburyo bigenda kugira ngo winjize mu mafaranga, gusa hari uburyo bumwe mwese mubarirwamo amafaranga kandi ni bumwe nyine nk'abantu mukoresha YouTube mwese. No kuvuga ngo Bamenya kugeza ubu ari mu bantu binjiza hagati y'4,000 by'idolari n'5,000 ku kwezi. Bigenda bite kugira ngo ubashe kubona amafaranga wakwinjiza kuri YouTube? Twafatiye urugero kuri Bamenya. No kuvuga ngo asohora episode nibuze imwe mu minsi 3, cyangwa se tugiye kubarira kuri izo episode zose afite 302. Episode imwe tugiye kuyiha range y'iminota nibuze 35, tuyihereze range ya views nibuze 350. Niba video imwe y'Abamenya yagize views 350, iyo video ikaba ihagaze cyangwa se ikaba yose ireshya n'iminota 35,
ikintu uri bukore urafata ibyo 350 ukube na minota 35 uhita ubona ko iyo video iminota yigize cyangwa se abantu bayirebye iminota 12,250 kugira ngo ubone amasaha yose iyo video ifite urahita ugabanya 60 nibuze video imwe y'abamenya ifite iminota 35 ikaba yaragize views 350 350 kube na minota 35 urahita ubona 12,250 kugira ngo ubone neza amasaha ari mu iyo video urafata ya minota 12,250 ugabanye 60 urahita ubona amasaha 204 n'amasaha 166 n'ibice bitandatu kuri video imwe. Ni ukuvuga ngaho nibuze abari gufata amafaranga cyangwa se video bayinjije hagati y'amadolari 180 ndetse n'170 ni range cyangwa se amafaranga fatizo cyangwa umubare w'ifatizo video imwe ishobora kwinjiriza abamenya. Mu gihe hagize iminota 35 ikagira views 350 iyo video nibuze ibihagaze amafaranga cyangwa se agaciro kayo yinjirije Benimana Ramadan cyangwa se bamenya ni hagati y'210 by'amanyarwanda ndetse n'200. Ikintu tugiye gukora nyuma y'uko tubonye ko video imwe nibuze ishobora kuba yakinjiza 210 urahita ukubana video 302 amaze gukora. Iyo ukubye na video 302 amaze gukora uhita ubona 1,33,291 n'amasaha 666. Ayo ni amasaha yose hamwe aba yarinjiye kuri channel cyangwa se aba yarinjirije amafaranga Benimana Ramadan. Igihe bamenya yakoze video 20 buri kwezi ndetse video imwe ikaba iri hagati y'iminota 35 na 30 ikaba ifite views 350. Bamenya buri kwezi nibuze kuri dashboard yiwe cyangwa se kuri analytics yiwe aba ariho amasaha angana na 1,483 n'amasaha 333. Ntaho bitandukaniye n'ubundi n'amafaranga bari buhembwe kuko iyo bagiye guhemba barera ku masaha. Mu gihe byagenze gutyo rero bamenya ashobora kwinjiza hagati y'4,233 bya buri kwezi. Ayo ni amadolari y'Amerika. Uyashyize mu manyarwanda ari hagati ya 4,4 ndetse na 4,400,000. Si ibyo gusa kandi bamenya si ibyo akora gusa te company ye cyangwa se icyo nakita nk'uruganda rw'imyenda yiwe nyine n'inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko cyane cyane ibizwi cyane ni imyenda, ama-t-shirt, ama-training ndetse n'indi myenda nyine ya made in Rwanda. Gusa impamvu mbyise uruganda nuko afata iyo myenda nyine aba yaranguye mu bindi bihugu cyangwa se iba yaje itarahindurirwa izina akayihindura izina yo muri company yiwe. Hari ibyo yongeraho bituma nyine iyo myenda yitwa iy'abamenya. Birumvikana ko ari uruganda kuko ni ibintu afata nyine cyangwa se akora bifite ishusho runaka akabihindurira indi shusho akabiyongerera ubwiza ndetse n'ibindi byinshi yongeramo. Niyo mpamvu nabyita nk'uruganda. Afite company nyinshi yamamariza. Ya mbere harimo Sosoma Industries. Urwo ruganda bamaranye imyaka irenga 5 bakorana cyane ko urwo ruganda yatangiye kurwamamariza mu mwaka wa 2019 igihe yatangiraga umwuga wo gukina filime cyangwa se no season yitwa Bamenya yafunguwe neza nta n'igihe cyaciyemo, atangira kuyamamariza guhera mu mwaka wa 2019 kugeza na n'ubu baracyari kumwe. Si urwo gusa kandi afite n'ibindi bintu agenda akora ku ruhande. Gusa nyine tugarutse kuri company yamamariza, hari n'indi company ikora marikeri hano mu Rwanda yitwa NGB. Ikora marikeri nayo yashoye nyine mari cyangwa se yamwamamarijeho imushoramo amafaranga ngo yamamarize. Si ibyo gusa kandi Bamenya agiye afite ibindi bintu akora hirya no hino bitandukanye bibasha kumwinjiriza amafaranga. Ndagushimiye ko wafashe umwanya wo kumva iki kiganiro. Reka mfate umwanya ngushimire wafashe umwanya wo kumva iki kiganiro. Ni MX Empire. Ndagira ngo ngusabe ukore subscribe, like, share and comment kugira ngo na bagenzi bawe iki kiganiro kibashe kubageraho. Ngushimiye ko wabanye natwe.